Yesu ashimwe. Turabashuhuje abatuye isi mwese, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Turabakiriye abakozi b'Imana. Dufite umugisha wo kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana badasanzwe. Turi kumwe n'abakozi b'Imana b'umugisha. Imana yaduhaye umugisha ku itabaza ry'amahanga. Abakunzi b'itabaza ry'amahanga mufite umugisha kuri uyu munsi. Dufite abakozi b'Imana batandukanye. Tugiye kuganira muri aka kanya. Tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana. Tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze. Karibu. Imana ibahe umugisha. Tugiye kwibwirana. Turahera iburyo. Nkuko bavuga mu ndimi z'amahanga ngo ladies first. Yego. Urakoze mushumba Therese. Wakoze ku butumire wadutumiye. Nitwa Umutesi Roza, Marie Roza, Padiri yongeyeho Maria. Ndi umukobwa ukunda Imana. Ndi umushumba. Imana iduhana umugisha, turi kumwe. Yego, murakoze. Haleluya. Amaso ganjye hari undi mukozi w'Imana ukomeye cyane. Imana yaduhaye umugisha. Waretse ko akomeye Kristo. Nitwa Ntayomba Bosco, abantu benshi ngira ngo baramenyereye, sinzi kwitabaza ry'amahanga niba batarambona. Ariko nitwa Ntayomba Bosco. Nkorana n'umuryango w'ivuga ubutumwa witwa Kapro. Calvary Ministries Kapro, n'umuryango w'Abanyafrika utwara ubutumwa bwiza aho utaragera. Amen. Nishimiye rero ubutumire. Cyane kwicara kuri pano gutya. Biranezeza cyane kuko musangira iby'Imana. Imana ibaha umugisha. Turi kumwe. Nanjye nitwa Nyiraneza Teresa. Abatanzi nyawo itabaza ry'amahanga. Ni izina Imana yampaye rikomeye cyane kandi rigiye gukora imirimo ikomeye cyane ku isi. Rero ndazi neza yuko Imana itaduhurije ubusa. Turi kumwe n'undi mukozi w'Imana. Nagomba kutwibwira. Turamwakiriye Patrick Kamanzi. Patrick Kamanzi wenda yijwe ntabwo ryumvikane neza cyane. Ivuge uri mukuru. Patrick Kamanzi abandi umupapa n'abana batatu. Abanyoboye umuryango w'ivuga butumwa Kuzuzuza. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane, ngira ngo murumva yuko uyu munsi dufite ibihe bidasanzwe. Patrick Kamanzi ngira ngo nawe muramumenyereye kuri Bikwiriye. Yagiye afasha abantu benshi kandi n'uyu munsi ndazi ko aradufasha cyane. Tugomba gushyigikirana mu murimo w'Imana kuko turiho turategura umugeni wa Kristo. Turabona ko ambona wenda nuko kubuhanga bw'ibyuma. Niyo mpamvu batarimo kumbona. Ntabwo muriho mumubona kuko ari ku buhanga bw'ibyuma, ni uri udufasha kudufatira amashusho n'amajwi. Rero ako niko kazi yafashe. Ariko Imana imuha umugisha cyane. Yitanze cyane. Abakozi b'Imana ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Tugiye kwakira Pastor Ntayomba. Atubwira iki Imana yamushyize ku mutima. Kadutangirane no gusenga. Mana turagushimira ko waduhaye Kristo. Kandi muri Kristo uduhame ibyiringiro ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Muri we mwami yadupfiriye tukiri abanyabyaha, duhabwa ibyiringiro byo kuzamubona. Muri iki kiganiro turagutumiye Mwuka Wera kugira ngo abari ubana natwe kandi abari uduha ibitekerezo bibasha kubaka abantu bawe. Ahari mu badukurikiye hari umuntu ushobora gukizwa no kugaruka akakugarukira bitewe mwami n'igitekerezo kiboneka uyu munsi. Ibyuma dukoresha mwami udushoboze turi birinde umuriro n'ibindi, kandi ibitekerezo dutanga mwami udushoboze kubihuriza hamwe kugira ngo tugushakire icyubahiro muri uyu mugoroba. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Rero waruvuze ngo mbagezeho icyo Imana dushyira ku mutima uyu munsi. Maze iminsi itari mikeya
mu kazi k'Imana. Ariko ikibazo mfite uyu munsi nuko uhereye no kuri jewe ariko no mu bakozi b'Imana bagenzi banjye njya kubona nkabona icyo Bibiliya yerekana dukwiriye kuba turi cyo cyangwa dukwiriye kuba dukora nkasanga tutagishyikira. Nkibaza se ubundi ni iki kigaragaza yuko tukiri ku murongo cyangwa se turi ku murongo w'ibyo Bibiliya idusaba. Hari umuntu umwe yarigishaga arabaza ngo se ngo niba utumvise Imana ni iki kigaragaza ko yakumvise? Niba Imana utayumvise ni iki kigaragaza ko we wavuze cyangwa wasabye ikakumva? So noneho se natwe twibaza uyu munsi ni iki kigaragaza ko ibyo dukora by'Imana turi ku murongo wayo? Ni iki kigaragaza ko ibyo dukora biri authentic cyangwa biri authentic cyangwa bifite agaciro, bifite ireme? Ahangaho nicyo kibazo, kuko wenda duhereye nko muri Matayo 16 Yesu yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Ariko se mbabajije, amarembo y'ikuzimu ararinyeganyeza cyangwa ntarinyeganyeza? Ikibazo cyiza cyane. None se ubwo okay, ntibajije nabi, amarembo y'ikuzimu aratunyeganyeza cyangwa ntatunyeganyeza? Aratunyeganyeza nyine, kandi atakagombye kutunyeganyeza. None rero dufite ibibazo, ni iki kibitera noneho? Kubera iki tunyeganyezwa? Kuri jewe nshingiye ku byo nkora n'umutwaro dufite, ikintu giteye ubwoba nagiye kubona mbona biragoye gutandukanya aho turi n'icyo turi cyo, n'aho tuva n'aho twerekeza. Ese turibaza uyu munsi nk'itorero n'abakozi b'Imana, nawe udukurikiye turakubaza, ibyo ukorera Imana uratangirira hehe? Uri hehe? Urajya he? Niki kigushishikaza, kikumotiva? Ngira ngo nirwo rurimi abantu bamenyereye nka rwa rundi rw'u Nigeria rwadutse. Niki kigusunika? Niki kiguhata? Kubera iki uri icyo uri cyo? Kubera iki ukora ibyo ukora? Ese ni gute ukora isuzuma? Ese ibyo ukora niki kigaragaza, niki kikwemeza ko ibyo ukora ari biri mu murongo w'ukuri? Kuko Yesu yaravuze ngo ni Matayo 16:16 nzubaka itorero n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Ariko urajya kubona ukabona ngiye nkurikiye uyu munsi, niba ari jye ureba nabi wa mugane wa mugore, niba ari jye ureba nabi ntago mbizi, ariko urajya kubona ukabona itorero nta reme rifite, abakozi b'Imana nta gaciro bafite, ibyo bakora biravugitse cyane ariko nta mbaraga bifite. Nkibaza bipfira kuki? Ndagira ngo rero wenda turi bubyinjiremo cyane, tujye no mu byanditswe turebe, ariko reka twibaze, ese umwami aje uyu munsi yavuga ngo mwarakoze? Nuko bagaragu beza. Nuko bagaragu beza. Umwami yaza nkanjye Bosco, maze imyaka 26 mu bintu by'ubuyobozi bw'itorero no kwigisha no gukora iby'Imana. Uyu munsi umwami aje yavuga ngo nuko. Okay? Yavuga ngo nuko. Ese Pastor Rose Yesu aje uyu munsi y'imyaka umaze yavuga ngo nuko. Wowe ubwawe urumva hamanya neza n'Imana ko ibyo ukora hari ibyo ukwiriye kubukora? Reka tubanze dutekereze kuri ibyo bintu. Ntago nzi icyo kintu kindi ku mutima uko mwebwe mu cyumva, wenda reka tubahe ijambo. Murakoze. Urakoze mushumba kubaza ikibazo kandi kiza gifite n'ireme. Ni ikibazo gifatika. Iyo urebye Kristo ajya kugenda asoza urugendo rwe ari ku musaraba, yavuze ngo byose birarangiye. Ibye muri mission ye yari yabikoze kandi yabishoje. Undi mugaragu wageze ikirenge muke ni Pawulo. Aravuga ati meze nk'ibisukwa ku gicaniro, hasigaye mbikiwe ikamba, nagwanye intambara nziza. Dukunze kubona babishira uyu mukozi w'Imana yitabye Imana cyangwa umuntu akavuga ngo wagwanye intambara nziza ngo ugenda ubikiwe. Ese koko yagwanye intambara nziza? Ese koko yasize ashoje ibye? Nta uyu munsi wa none iyo urebye itorero
ntabwo warigereranya n'imirimo Pawulo yakoze, ntabwo wabigereranya n'imirimo Yesu avuga ngo tereresita, niba ari teteresita mu ndimi z'amahanga, avuga ngo byose birarangiye. Yari yarangije ibye, akoze handova cyangwa se ihererekana bubasha, asigiye twebwe itorero umurimo wo gukora, wo kumwunga n'abantu, twarangiza we yaduhindukiye umuhuza uduhuza n'Imana Data. Ese koko uwo murimo wo kumwunga n'abantu turawukora? Kandi si ukuvuga ngo ni ukumwunga gusa. Abantu baratura Yesu pe, benshi baramwatura. Ikibazo ni nko kubyara, n'imbwa zirabyara, n'ihene zirabyara, n'inzoka zirabyara, urumva? Ariko ikibazo aho itorero rya none ntidusigaye tubyara nk'inzoka. Inzoka iyo yaturaza amagi ica iburyo, uduhinja twayo tugaca iburyo, nta bahuriraho, urumva? Ariko turushwe n'inka, turushwe n'inkoko, kuko inkoko uduswi twayo iraturinda. Ariko uyu munsi wa none si itorero koko, urebye neza turarinda umukumbi. Aho ibirura bizidutwarana tureba ku mugaragaro. Nkuko yari amaze kubaza ati ese umurimo dushinzwe turawukora? Turava he? Turi he? Turagana he? Kuko niba Yesu yavuze ngo, avuga ati Data senga ngo abo wampaye narabarinze keretse umwana wo kurimbuka. Nibyo yivuge, keretse umwana. Kandi avuga ngo nimunyizera muzakora ibirenze, ibiruta ibyo ngiye nakoze. Ese ikibazo turamwizera cyangwa ntitumwizera? Ese koko turamwizeye? Kuko arabona nimunyizera by'ukuri bitari iby'urumamo, muzakora n'ibiruta ibyo ngewe nakoze. Uyu munsi itorero riri gukora ibiruta ibyo Kristo yakoze? Riri he? Ese koko uyu munsi itorero ririnze umukumbi? Kuko wibuke yuko Yesu yavuze ko ni urebye mu Bakorinto ba kabiri igice 10, ibice 10 umurongo wa 3, wa 4, wa 5 n'uwa 6, urumva nitugwana n'ibifite inyama n'amaraso, tugwana n'imyuka. Imana Data ni umwuka, na Mwuka Wera akora mu buryo bw'umwuka, yewe n'uwo mwanzi akora mu buryo bw'umwuka. Ese koko tubarinze mu buryo bw'umwuka cyangwa turashaka kubarinda mu bifatika? Ese turi kubaka amatorero, amazu, cyangwa turi kubaka imitima? Ko Yesu yavuze turi inzu za Mwuka Wera. Turi kubaka amatorero mu mitima y'abantu ngo abantu bahinduke itorero rya Mwuka Wera, yime aganza gabe, noneho bashoboze kunesha bya bindi by'umwuka tutabona. Kuko iyo urebye ibyiciro by'imyuka tugwana nayo, ngo abatware, abafite ubushobozi, abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, iyo ni eshero, hierarchy y'ibyo tugwana nabyo. Ese koko rya torero turi kubaka muri wa muntu rifite bwa bubasha bwo guhangana na bya byiciro bine? Cyangwa turiho turubaka za fundraising, tukubaka amazu, umuntu ati nduwo kwa naka, undi nduwo kwa naka, nk'igihe bagwa ngo umwe nuwo kwa Sira, undi nuwo kwa runaka, bavuga muri Bibiliya bavuga ati oya, uno nuwo kwa Kefa, undi nuwo kwa no. Twese turaba ubwami niba twaramumenye, niba twaramwizeye. Ese koko turiho turubaka bwa bwami Yesu yadusigiye ngo tubwubake mu mitima y'abantu? Kuko Yesu naza ngo azaza nk'umujura, aje gutwara biteguye. Bizamera nk'aba bakobwa 10, 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Kandi reka nkubwire, bose bari bafite amatara. Bose bari bafite amatara. Amatara risobanuye agakiza. Bose bari bategereje. Sukuba ngo bose bari bategereje. Ikibazo, bamwe bari bafite amavuta, abandi badafite amavuta, ariko bari bose bazi umwami, bose bari bamutegereje, bose bari baryamye bicuye bategereje. Hanyuma bamwe bafite impamba. Ese koko uyu mugeni turiho turategura ari we torero,
afite amavuta mu mperezo, afite amavuta mu itara, ku buryo umukwe naza azasanga itara rimurika, itara rye ririmo amavuta. Itorero riraganaye, turarirera dute? Kandi natwe ubwacu turarerwa dute? Turirera dute? Kuko Imana yo ibyayo yarabikoze, Yesu yarabikoze, na Mwuka arahari, kandi warakora ibyo asabwa gukora, ariko kubimwemereye nta hata, nta na rimwe Imana iza gufatiraho imbunda ngo niwiba, niwica, nuraguza, nugira iki ngo irakwica. Oya, yaduhaye uwo murimo wo kubwira abantu, Mwuka akabemeza, twe turavuga, Mwuka akikorera. Imana ni igitangaza, iradutuma ikajyana natwe, ikaduha umurimo akaba ari ukora. Nyamara twaramwangiye kuwukora, kuko Imana ntiginanirwa. Itorero turihe, turakora iki? Reka mwene data agira icyo yongeraho. Urakoze cyane. Nkurikije uko ikintu uvuze, ni nkaho tugariye mu Bakorinto ba 2:5-18. Haravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ngo ndetse turabinginga. Nuko turabahendahenda ngo mwiyunge n'Imana. So iyo urebye iki kintu, aravuze ngo bituruka ku Mana yiyunze natwe, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Ahangaha rero harazamo ibintu bibiri. Ese wenda tubajije wowe Pasiteri Rose uyoboye n'itorero, kandi tuve no ku bandi tuvuge wowe uri hano, ubwo abandi bose turababona muri wowe, urubaka abantu cyangwa urubaka inyubako? Ese urimo ubabajwe n'imiterere y'abantu cyangwa ubabajwe naho ubasengeshereza? Nicyo kibazo dufite uyu munsi. Hano cyane twe kiravuze ngo twahawe umurimo wo kunga Imana n'iki? N'abantu. Ariko se turabikora? Niba tubikora, turabikora gute? Dusubiye rero inyuma muri Matayo 28:20, aravuga ngo iki? Aravuga ngo mubigishe kwitondera. Iryo jambo kwitondera, kubera ko riri mu Kinyarwanda abantu ntago bajya bakunda kurimenya, ariko kwitondera bivuga kumvira. Ni ukuvuga ngo nk'umushumba, nk'umuyobozi w'itorero Bosco, nshinzwe kwigisha aba bantu kumvira. Ariko hari ikibazo. Ese n'abagerageza kuryumvira turabasunika ngo baryumvire, cyangwa turabakubita tukabananiza? Turava hehe turajya he? Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko ndi kumwe n'abashumba, turiho tuganira koko. Muriho muravuga ibintu bikomeye cyane. Ese murayobora abo muyoboye kuyumvira? Ese inshuti z'Imana nimureke mbabwire, turabona ibihe bikomeye, ibyo Yesu yavuze byose muri Matayo 24, ibimenyetso byose biriho biragaragara, muri Luka 21 biriho biragaragara. Ese koko nkamwe bashumba, turabona isi iriho isa n'ishaka kunesha cyane itorero, mwiteguye kuyobora inama, kumvira byose, cyangwa muzabarobanurira nk'uko ushobora gufata umukumbi ukawurebera hari ubwatsi bwiza, harimo icyatsi gishobora kwica uwo mukumbi ukakiyihungisha? Nibyo abashumba biteguye guhungisha itorero ry'Imana bakarishyira mu murongo mwiza? Mwiteguye kureba ibiriho biza, ko Satani ariho yigira marayika w'umucyo, yigaragaza nka marayika w'umucyo, ariho aritegura kutwereka ibyiza, ko atuzaniye ibintu byiza cyane. Ese abakozi b'Imana b'ukuri bari maso, bariho barareba icyo umwanzi ariho akora kugira ngo anyage itorero ry'Imana? Ikiraho Bibiliya iravuga ngo umunyabwenge yabonye ikibikije ngo arakikinga. Ni nkaho uvuga se abakozi b'Imana ibibi biza murabibona, murabyikinga. Ese muracinga nabo muyoboye bitagira? N'umunyarwanda, buriya abanyarwanda badukuriye bagira imigani myiza kandi bakavuga ibintu ngo umwana w'ubwenge yikura ku biryo,
umwana w'ubwenge uzi ubwenge niwe wikura ku biryo kubera yuko hari akaririmbo twajyaga turirimba korari y'abana bajyaga barimo ngo satani nazana iparato akakubwira ngo torurye uzamubwira uti sigaho na Mwuka Wera aragabura urumva hajya azane plato kandi iriho ibishashagirana byiza akakubwira ritorurye ariko tukagaruka muri wa munyarwanda umwana w'ubwenge niwe wikura ku biryo umuturanyi aguhaye ibiryo kandi iwanyu naho baragabura noneho ukavuga uti nindya mu rugo bakangaburira nkavuga ngo ndahaze ndavuga ngo nariye urabizi ko kera batubuzaga kurya mu baturanyi wijya mu mihana ugomba kurya mu rugo urumva rero natwe hari umugabuzi aza kutugaburira ibintu byanduye bitobamye amazi atobamye kugira ngo akunda twanduze ariko uzi ubwenge ngo bazi Imana yabo bazakora iby'ubutwari bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari ukomerera mu Mana yawe wamara gukomerera mu Mana yawe ibyo wabona byose kandi tugarutseho gatoya ku cyo warubajije ngo si itorero ririho rirabona ririho rirategura umuntu muri iki gihe ngo kugira ngo gutinya Imana no kuzayisanganira umuntu atanga icyo afite ese koko abo bakuriye amatorero twese ese koko turayitinya kuko ntabwo Yesu yabwiye Petero ati numara gukomera uzakomeza abandi ese koko abashumba twite w'abashumba uyu munsi wa none dutinya Imana dutinya icyaha n'igisa nacyo cyangwa turaharanira ibintu bifatika no kubaka izina ese turubaka ubwami rimwe na rimwe usanga hariho abashaka ko Imana ishimwe yiracyifitiye kwa kundi bya 7,000 bitapfukamiye bari barahari ariko buriya mata iyo yashize mu gitonyanga kitari iby'amata batakira amata asobanutse rimwe na rimwe natwe tururuvangitiranye ku buryo utamenya buryo ki turiho turaganisha icyerekezo ki turiho turaha ubwoko bw'Imana gusanganira umwami wabo kugira ngo ryari rizirikizinga n'umunkanyari wazaza gufata itorero rizirikizinga rizira umunkanyari wari wabona umwenda w'umweru wagize ikizinga runaka iyo ubonera kure uhita ubona agatashi kari ku kintu cy'umweru kandi tugomba kubabera ikizinga ikanzu ni nziza yose ariko ikagira akantu kandi ijisho rijya kuri ka kantu nirirebe ahantu hose uko hera ariko rikajya kuri ka kandi ikibi cyanduza icyiza kikacyanduza rero sinzi uko twibwira twese nk'abashinzwe kuragira umukumbi kuko Yesu yavuze ngo Petero urankunda ragira umukumbi wanjye kugeza ubwo Petero ageze aho ngo ye urabizi ko ngukunda urumva kubitiraho akantu ngo kera ngo ukiri umusore warikenyezaga ukijyana aho ushaka ariko numara gukura uzakenyezwa n'undi akujyana aho udashaka akagakiza kajya kadukenyeza kakatujyana aho tudashaka kakakujyana iyo wabyemeye koko ukemerera Imana irakuyobora ni nk'ingashya kakujyana aho Imana igushaka nk'uko byagenze kuri Yona yari afite iby'Imana yamubwiye aho imuganisha w'amarangamutima ye amuganisha aho washaka amuganisha aho washaka adashaka kujya kuburira bariya ariko Imana mu bumana bwayo itegeka urufi ruramumira rumara iminsi 3 digestion itakora indigestion totale kuko hari ubitsa amabanga y'Imana tekereza urufi indigestion noneho rumuha lift ruragenda ya indigestion isoza mukuruka rumurukira hehe ku nkombe yaho Imana yamushakaga ubu dutegereje gukora iby'Imana ishaka ariko natwe dukubiswe ikiboko nk'icya Yona cyangwa tubikore bikiri ku manywa twitoza ubwacu kubaha Imana ngo turi ibyitegererezo nibabona uburyo twubasha Imana
na babandi tuyobora bitwuzuye bidusaze tuzabasha kubavunguriraho bya bindi wa Petero twumva amateka mu za teoloji kuko bitanditswe muri Bibiliya yuko yagezaho wakabambwa acuramye ati ntimumbambe nk'umwami wanjye. Kubambwa ntibyari ikibazo ahubwo ntiyashoboraga kwigereranya n'umwami we. Byaramucengeye biramwinjira bigera naho amaramaza ashikama aba umugabo wo guhamya. Kandi wa mwuka bahawe umunsi wa Pentekote niwo natwe dufite. Wa undi watinyaga imbere y'abaja avuga ati reka sinigeze mumenya, kandi Yesu yari yamaze kubimubwira. Ariko uwo munsi wa Pentekote agahagarara yemye ahamya Kristo adatinya ashize amanga. Uyu munsi bashumba bagenzi banjye aho muri hose duhagaze twemye dushize amanga duhamya Kristo mu bihe bibi n'ibyiza, mu bihe bikomeye ibyo bihe wavugaga byenda kuza. Ese turi biharamagara kuko kugira ngo umuhamye ugomba kubigiharamagara kwiyanga. Ngo ushaka kugendana nanjye niyikorera umusaraba agira ate yiyange yikorera umusaraba we ankurikira. Ese twiteguye kwikorera imisaraba yacu tugamukurikira whatever price we can give, igiciro icyo ari cyo cyose byadusaba. Abandi baciwe ibihanga cyane. Ese twiteguye koko turamaramaje kugira ngo natwe niba ari ugupfa dupfe ariko dupfiriye mu mwami? Reka twumve icyo mwene data abivugaho. Urakoze. Turagaruka kuri cya kibazo yabazaga ngo se kuki ese ibihe biza ese itorero rirategura umugeni, rirategura abantu bariteguye guhangana nabyo? Uko ukurikije Bibiliya ukareba n'ibintu biba urabona ko ibihe tujyamo ari bibi. Hari ibintu byinshi wenda ni birebire ntabwo dushobora kubivugira hano, ariko system turimo y'isi turimo kwinjiramo iri mu bintu byinshi. Ariko tubanze twibaze, dufite ikibazo ki? Ngiye hari ibibazo mbona bituma ibi byose bipfa. Icyambere na mbere twateshutse ku ijambo ry'Imana Bibiliya. Urugero iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa 6 umurongo wa 4, abigishwa bagitangira kugwira habaye ikibazo mu itorero. Hamaze kuba ikibazo baraza babwirira intumwa ababwira ngo abantu bararya abandi bagacikanwa, kandi abacikanwa ni abapfakazi babagira iki ntago tuzi, ntago Bibiliya itubwira ubundi bwoko bwaryaga, ariko abapfakazi babagira iki bajyaga kujya guhaguruka no kubyigana kujya ku mirongo bikaba byarangiye. Byasabaga yuko abigishwa intumwa ziza gushyira bya bintu ku murongo, ariko igisubizo batanze wenda mwahasoma haravuga ngo mutore ababikora, twebwe tuzakomeza gukora ibintu bibiri. Niba wahabonye 6:4, twebwe tuzakomeza gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana. Ari byo warukomojeho Yesu abwira Petero, aramubwira ngo urankunda, nanjye aramubwira ngo gabura. Iyo usomye mu Cyongereza aravuga ngo feed my, nukugabura, feeding nukwigisha. Rero noneho ikibazo cya mbere dufite nk'abashumba ntago twigisha. Uyu munsi dufite ikibazo cy'ubuhanuzi. Uyu munsi amateraniro atangira mu gitondo bahanura, barahanura inzara, barahanura ibyago, barahanura imodoka, barahanura amahanga. Niba wahabonye hasome wenda reka dusome ya 6:4 ibyakozwe n'intumwa. Haravuga ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Ikibazo dufite uyu munsi no kuba tugiye gutungurwa n'ibi bintu byose byo Satani n'aya mayeri ye n'ibyo akora byose. Twebwe abitwa abapasiteri ntago tukiba ahantu ho gusenga, nta nubwo tukiba ahantu ho kwigisha. Ahubwo amateraniro yacu twayageza y'abahanuzi. Twayageza y'abahanuzi
wowe uzaza rero urabihorera bakirwa bakora ibyabo, ukaza kuza nk'umukozi w'Imana rero, ukaza uri kaganga nyine, ukaza nawe ukongeramo ugasatura nyine ugakubita nuko ubu ugerageje kubona azamuka agerageza kubikora neza ishyari nk'uko nguko. Ariko hano urabona ko iki cyanditswe ibyakozwe n'intumwa, urabona ko bihuye n'amagambo ya 28:20 aho Yesu yabatumaga. Yarabwiraga ngo mugende mwigishe. Hanyuma bari hano rero baravuga bati twebwe ibyo mwibidushyiramo. Wowe arabwira ngo nimuze. Mwebwe ibyo mwibidushyiramo ni mutora babijyamo. Twebwe inshingano yacu turayizi, ni inshinganiye. No gusenga no kugabura. Ngo wa gatatu banziriza nyine bya bindi wavugaga ngo nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashire kuri uwo murimo. Bakora uwo kugabura, kugabura ibiryo bifatika, natwe tugabure iby'umwuka. Ijambo ariwo mutsima w'ubugingo. Wa undi Yesu yabwiye Satani ati umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa, azatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Ikitumye nzana icyo kintu rero, kenshi na kenshi turibaza impamvu nta buzima dufite nk'abakozi b'Imana, tugasigara dufite amazina ariko nta buzima. Wibuke yuko ibyo dukora agaciro kabyo nicyo turicyo. Ushobora kuba uzi kuvuga, ariko iyo uvuga ibitari mu buzima bwawe nta impact bigira kuba byumva. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ibyo uvuga n'iki kibirimo, kuko amagambo agira content, agira ibiyagize. Bya bindi biyagize niho hagendera bwa buzima bwawe bikazana impinduka. Ariko kuva urufatiro rusenyutse, nimutekereze yuko tuzagira n'icyo twubaka. Niba itorero ritigisha, ridasenga, we mukozi w'Imana uza kubwiriza utaramije, utahimbarijanye nabo wigisha, uza kubwiriza winjira isaha zo kubwiriza, warangiza kubwiriza ukanyerera ukagenda, warangiza ikora ibi noneho umuntu yanashaka no kubona ntakubone, agatonda umurongo. Abandi basigaye noneho bakana amafaranga ya consultation kugira ngo ugere imbere ye, nuko wishyura 20,000 bitewe n'ikibazo cyawe. So bakozi b'Imana nimubanze mugaruke ku rufatiro. Yego cyane. Nimubanze mugaruke ku rufatiro. Abigishwa bari benshi, intumwa zari nyinshi, ariko barangije barabwira ngo nimutore ababisigaraho, mutore ababikora. Aha nibo badiyakoni. Dufite ikibazo uyu munsi, abadiyakoni mu rusengero ni bashazi, n'abantu bicaza abantu bakubura, ariko ntago ari bo badiyakoni ukurikije Bibiliya. Abadiyakoni ukurikije Bibiliya ni abantu bashinzwe ubuzima bw'umubiri bufatika bw'itorero. Hanyuma rero hakaba n'abantu bashinzwe aribo bitwa elders, abakuru b'itorero, aba bishop, aba overseer. Buriya bishop na elder na overseer ni bimwe. Bivuga abantu bagabura iby'Imana. Tuvuga ngo niba uri umubwiriza butumwa uri bishop, ntago bagomba kubikwimikira ngo bakwimike bagusigaye amavuta ngo uhinduke bishop. Ntago aricyo Bibiliya ivuga muri Timoteyo. Paulo yandikira Timoteyo, yarambwiye ngo umuntu nashaka kuba umukuru w'itorero, umwepiskopi, umwepiskopi nicyo bishop mu Cyongereza, overseer, umuntu ushinzwe kureberera iby'Imana. Tuvuga ngo uba wifuje ikintu cyiza, ariko ugomba kuba wujuje ibi bikurikira. Urabibona? So itorero rero rigira ubuyobozi bubiri, hari ubuyobozi bw'umwuka n'ubuyobozi bw'umubiri. Twebwe uyu munsi rero tumeze nka wa mugore yibye umugabo w'umutsima, hari mu nzara hari mu nzara, noneho umugabo yibeta umugore aragenda yiba umutsima, bakubitanye awutetebanye, abaza umugore ati fori ndica turicyo ntazi, ati cyuri cyo ntago nkizi na. Iyo umuntu akubwiye ngo nguri icyo ntazi ntago aba gututse, abananiwe kukwakira no kumenya uwo uriho no kubona uwo uriwe. Zarambwira ati icyo nazi. Natwe uyu munsi turi mu bintu byo tutazi. Iyo urebye itorero nta system y'imiyoborere ya Bibiliya irimo. Uyu munsi ni kimwe na leta na administration, ni ubutegetsi. Umuntu n'umwe wenyine niwe uvuga bikakorwa bikijyana, niyo utari mu murongo we
iyo utari mu murongo we ntago mugendana, uragenda wagenda wasohoka wajya gukora ibyo ati uriya yarangomeye ni igicibwa naramuciye n'abandi bumva nkawe bakaguca. Ikibazo dufite ni ikihe bakozi b'Imana? Ese muri hehe, muhagaze hehe uyu munsi? Iyo uhagaze neza ujya kubona ukabona ijambo ry'Imana rirakwemerera gukora ibyo ukora. Nicyo turimo kwibaza. Iyo turebye turakura abantu mu mwijima ukurikije Mariko 3:13 niwe waducunguje amaraso ye adukura mu bwami bw'umwijima atuzana mu mucyo w'umwana we akunda. Muri wa mucyo w'umwana we akunda niho dukwiriye kuba turi. Ariko se niho turi muri wa mucyo? Imvugo yacu ni umucyo. Hari ibintu bimwe njya mbona nkavuga ariko Mana bano bafite n'isoni zo kwitwa umukozi w'Imana cyane. Maze umwaka ushize wose n'intangira z'uyu maze igihe nsenga kugira ngo Imana wenda igira hani njyana kuko ndeba ibintu biba nkumva mfite agahinda. Yego. Niba wowe ibyo kuba wowe ari wewe wicugakiza umugore wawe akungirije, ni we reverend, visi wawe ni umugore wawe, umubitsi ni mubyara wawe, secretary general ni so wanyu, ibyo ngibyo mubikura he muri Bibiliya? Naho biba. Ikibazo dufite rero my dear, uyu mutwaro ufite duhagaze mu kirere, ibintu turimo nago bisobanutse, system turimo ntisobanutse. Niyo mpamvu rero tudakora bya bintu bibiri, ntitwigisha, ntago duhindura abantu kuba abigishwa, nta nubwo dusenga. Ibyo dufite uyu munsi ni amatangazo yo kuri YouTube no kunuza no kuri WhatsApp. Twabateguriye igiterane cy'amasengesho, muzaze mwagerayo, hanyuma rero bakakibikokobekaho bakabahanurira bakababwira ibintu byinshi. Umuntu umwe yaratubwiye ngo yavugaga itorero rimwe hano i Kigali ntari buvuge, aravuze ngo iyo bateguye igiterane rusange ngo ategura icy'abagore ngo yaza ngo yakoresheje ijambo rivuga ngo ukabitendekaho ukabaderevura ngo barangiza ngo bakakwishyurira inzu amezi 2. Ibyo nibyo tubereyeho? No, tubereyeho gukura abantu mu bwami bw'umwijima tubajyana mu bwami bw'umucyo. Kandi reka tuvuge ku kintu cy'ubwami bw'umwijima. Ubwami bw'umwijima ntabwo ari Satani, ni kamere y'icyaha ikiryamye mu mutima w'umuntu, iryamye hariya, ntifite ikinyeganyeza, ntifite ikiyitera ubwoba, n'umwuka wera ntafite ahakorera. So uribaza rero ngo ese ni kuki abantu batiteguye ibihe biza? Impamvu ya mbere abantu batiteguye kuri jewe nuko ubwa mbere na mbere twateshutse kuri fondasiyo y'ibyanditswe. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha koko twarateshutse. Ubwa mbere na mbere Yesu yaravuze ngo wiyanga unkunda niyange, ushaka kunkurikira na abanze yiyange. Urabyumva? Ariko twebwe twashyize imbere kwikunda mbere na mbere. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana twararicuritse, aho kugira ngo dukunde abo Imana yaduhaye ngo tuyobore, twabanjije kwikunda. Siko bimeze? Turatangisha ibitambo, kwishinganisha, kumanura, hasigaye hari utuntu n'utundi. Jewe narababaye cyane mbonye umukozi w'Imana agiye mu kasho kubera abantu abwira ati ni mumpa amafaranga mbasengere. Ese koko mushumba, birakwiriye ko ushobora gusengera intama yawe uyoboye ukabanza kumwaka amafaranga? Birakwiriye? Wa mushumba we, birakwiriye ko waka abantu amafaranga ngo basengere? Ese birakwiriye ko utababwira ijambo ry'Imana ry'ukuri ukabasubiza inyuma mu by'ibitambo? Birababaje. Hariho ibintu ndeba nkumva birababaje cyane. Ni ukuri, nimureke mbabwire inshuti z'Imana, tubyemere. Itorero rirasinziriye kandi rishingirijwe n'abitwa abakozi b'Imana. Ntabwo ntekereza ko risinziriye as such, ahubwo ntekereza ko riraboshye. Nkuko wabivugaga, tuboshywe n'inda yacu. Kwikunda, nzabaho gute, minerivare z'abana. Yesu yaravuze ngo mbese ngo nzagaruka kwizera ko kiriho.
ugifite kwizera? Ese ubu abantu abakozi b'Imana baracyafite kwizera cyangwa kwizera bamaze kugutakaza? Iyo umaze gutakaza kwizera rero ukurikizaho kwirwanirira. Iyo utangiye kwirwanirira rero noneho n'ibyo Imana yari guteguriye ntabwo yabitije. Oya, niko bimeze. Je niko Imana yanyigishije. Niko Imana yanyigishije. Iyo utangiye kwikunda aho gukunda kubanza gukunda ab'Imana yagushyize imbere ngo ubanze ubakurikirane ubahe ijambo risitse, turagoreka ijambo ry'Imana kugira ngo twebwe tugire icyo tubona. Ariko nimureke mbabwire ikintu maze iminsi nganira n'Imana, abantu bameze gutyo ibyo bahashye muri ubwo buryo bwose bigiye gushira. Abakoreye Imana by'ukuri baziritse umukanda, Imana izabibuka. Bishobora kudashira, bidashobora kudashira kuko Bibiliya iravuga ngo ni mu byihorere bikurane. Bishobora no kudashira, ariko ikintu gikomeye cyane nta ngororano uzabona, kubera yuko iyo turebye ikintu kiranga umuntu w'Imana ni ugukunda Imana no gukunda abantu. Kandi uburyo ukunda Imana ubigaragariza mu buryo ufata abantu, n'uburyo ufata abantu bigaragaza uburyo ukunda Imana. mu zandiko za Yohani, mu rwandiko rwa mbere 4:7-8 bavuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Ukunda wese yabyawe n'Imana kandi azi Imana, udakunda wese ntazi Imana. Niba turi abana b'Imana, icyambere kituranga nuko dukunda abandi, kandi gukunda abandi bisaba ngo udakunda wese ntazi Imana kandi ntiyabyawe n'Imana, ari urukundo. Urabyumva? Umva rero na hano ku 5 kuva ku murongo wa mbere, uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Yes, akunda n'uwabyawe nayo. Noneho urumva ahangaha ugasa Yesu igihe yari mu isi handi twari turi muri Matayo yavuze ngo Yesu ahageze, urumva mu Matayo ibice 4 umurongo wa 15 avuga ngo abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyago bamurikirwa n'umucyo. Amen. Ese ko Yesu yabidusigiye abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu turi kubakurayo? Kuko tugomba kubakunda. Arongera haro yavuze ngo ubuzima bwanjye nta ubuntwaye, ni njye ubutanze kugira ngo ngarure. Mu Gifaransa nibavuga ngo ma vie ne la prend, mais c'est moi qui la donne afin de racheter mes frères humains, kugira ngo ngarure abavandimwe banjye bibiremwa b'abantu. Urumva? Hakongera mu Befeso kuvuga ngo uwamanutse niwe wazamutse. As long as aba bakozi twebwe tutari twamanuka mu byubahiro byacu, tutari twamanuka kuri right zacu ngo tuzireke, kuko yavuze ngo ubuzima bwanjye nta ubuntwaye, ni njye ubutanze. Kubusheta, kubutanga ukabugira igishoro kugira ngo ugira bugarura. Urumva? Nugenda rero kugira ngo erega ubwo Yesu amaze kuzuka abwira ya magambo aremereye abaza Petero, bya bindi twavuze amubaza ngo Petero urankunda, ko kugira ngo amumaremo amakakama yo kwikunda. Yego. Aturankunda aragira intama zanjye, urankunda gira urankunda. Kuko iyo ukunda Imana ugeraho upfa, wiyanga ku burenganzira bwawe ugapfa pe. Rero ibyo waruvaze Pastor Therese ngo abantu ngo birakwiriye ko abantu basaba abantu amafaranga, biragaragara yuko bataje gupfa, baje gukira. Urumva? Ushobora kuyahabwa, si bibi, si n'icyaha rimwe na rimwe wagiriye umuntu neza akaza gushima cyangwa akagira icyo, ariko kubishiraho nk'ihame nk'itegeko ibyo biratandukiriye. Kuko ijambo ry'Imana ngo twahawe ku buntu natwe dutangira ubundi. Agakiza ni ubuntu, twagahawe ku buntu. Kuko
gukiza indwara n'ubuntu hoze ngo ibi ni ibimenyetso bizagenda ngibi ibimenyetso bizagendana n'abizera bazirukana abadayimoni icyo ni icyambere twirukana imyuka mibi kuko cyanditswe twavuze mu Bakorinto ba 2 ntabwo tugwana n'inyama n'amaraso twaherewe gwirukana abadayimoni freely ku buntu gasengera umuntu bikibwiriza ikibazo nuko rimwe na rimwe natwe biturimo hanyuma hawe tubanze tumenye ko natwe twejejwe byagiye urabyumva noneho wamara kugira ugasengera ukarambika ibiganza ku abarwayi bagakira icyubahiro kikaba icy'Imana urumva kikaba icy'Imana erega wandi ngo ingorano z'abaziza baba bamaze kuzibona ha ku isi iyo urebye mu byahishuriwe Yohana ibice 12 ugasoma baravuga ngo habumburwa ibitabo ngo imirimo y'umuntu wese iraza ngo noneho ngo imirimo iyasomwe iyanyujijwe mu muriro iyanyuzemo igashashagirana iyo niyo umuntu agororerwa iyahiye nk'ibikenyeri isigaraho nyine isigaraho ngo habaho n'ikindi gitabo cy'ubugingo if ufite n'imirimo utanditswe muri icyo gitabo ngo byose bitabwa muri ya nyanja urabyumva rero hari aho tuva hari aho tugana niba ijambo ry'Imana rivuga ngo yatumenye tutaraba n'isoro mu nda za ba mama kandi muri Zaburi 139 umurongo wa 15 avuga ngo igikanka cyacu ntiyagihishwe ubwo twaremwaga mu bwihisho ngo n'iminsi yo kubaho kwacu yose yanditswe mu gitabo ufite iminsi uzabaho mushumba ufite iminsi uzabaho ufite iminsi uzabaho ufite iminsi izabaho iyo from day one kuri from A mvutse kuzageza umunsi ntazi nzapfiraho ako nagahimana impaye ko gukora mu gihe cyanjye ko gukora mu gihe cyanjye ngira ibyo ntesha ngira ibyo nkura mu mwijima ngira ibyo nshira mu mucyo kuko nanjye namurikiwe buriya ukwezi ntikugira umucyo kuvoma kuzuba kwarangiza kukamurikira abantu natwe umucyo tuvoma kuri Kristo twamara kumurikirwa tukamurikira bari mu mwijima nabo bakadusoromaho uwo mwijima uwo mucyo nako bakava mu mwijima noneho iyo rero tutari twamurikirwa bihagije ni kwa kundi umuntu ateka umutwe kugira ngo abone umugati ashakisha indamu mbi azishakira mu butumwa bwiza hari umuntu ryo tugitangira urusengero mu papa yarapfuye abandi baje kumubwira bati ntubona ibigezweho hagezweho gutangira amasengero ati nuriya mugore wa hariya hirya rwose ati dore nawe yatangiye urusengero ati ngwino natwe tujye gutangira urusengero ibyo yabivuze ku mugaragaro umunsi banyimikaga 2 urumva bansengera niwe wari umuhagarari aravuga ati naramanutse nanjye nje kureba ngo nanjye mubaze kuno tugiye gutangira natwe dutangira urusengero ati Imana yari nkubitiye hariya mu nzira yavuye ahatanze amabati 28 kuko twari dutangiye yavuye ahatanze amabati 28 ntabwo ibi bintu tujyamo tugiye gushaka amafaranga mushumba uza gushakira amafaranga hanga nge maze imyaka irenga 20 nkorera Imana kandi nta n'urusengero mfite rufatika urabyumva nibyo dukora ntibigaragara rimwe na rimwe ngo bigaragarira amaso y'abantu kuko iyo uganiriza zanarwana nafunze abuganiriza abufasha hariya bizagaragara wa munsi mu bitabo urumva ntabwo nubaka izina ryanjye mfite wantumye wamaye kuva wa munsi mvuka kugeza kuri uyu munsi ni nacyandindiye niba tarandinze buna ahangaha najoginyo nkavaho ariko igituma ndinda nuko hari ibyo abona nshoboye gukora kugira ngo mugarurire abantu be urabyumva wahasiga tuzajya kurya pension y'izabukuru mu ijuru hano turacyari ku murimo erega Paulo yarabivuze muri Tito 2:5 yaravuze ngo cyatumye ngusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibisi gaye bidatunganye ushire n'abakuru mu myanya yabo ese uyu munsi turatunganya ibidatunganye mushumba muyobozi uri muratunganya ibidatunganye cyangwa urakora izina yes urakora izina Imana ishimwe urirukanka uri muri byinshi ngewe ntabwo nazi ko hari abantu bafite umutwaro nk'wanjye ariko hanjye amarira atemba ajya mu nda nabuze aho cyane ariko mu by'ukuri birababaje
kuba udatanga ubuzima bwawe ngo abangaba Imana yaguhaye babeho, ahubwo ukabakamura n'ibyaha bibiri ukoze, ubahisha ukuri n'utwo baruhiye utubakuyemo, uzahanwa. Uzahanwa. ubahisha ukuri oya ndakeka yuko uko kuri atakubahisha ntako azi ntako yabaha nawe atakuzi kuko akuzi by'ukuri ntabwo yagenda papasi agiye kukubahisha. None se wowe ugera ku rwego guterwa kuba umushumba utaramenya ukuri? Ntabwo ari ukugera ku rwego. Urumva hariho ababona yuko nk'uwo mupapa bati batangiye itorero, reka natwe tuze dutangire tubona amaramuko kwa kuri narakumenya kuko ikimwinjije already ntabwo ari burden cyangwa umutwaro w'abantu, yinjijwe n'indonka ashaka kuko yumvise ko ari byo bigezweho. Urabyumva? Uwo mupapa yambwiye kundi mupapa yambwiye ati dore bigezweho, tuzahita tujya muri Amerika dushaka abaterankunga, intego Imana rero intego bafite ibazanamo ntabwo ari y'ubwami, ntabwo ari y'imitima y'abarimbuka, ntabwo ari uguhuza abantu na Kristo ngo abo bantu barerwe batoze. Yesu ajya kwigisha intumwa yakoze steps enye. Urumva yakoze steps enye ahamagara ba Petero, ngwino urebe. Urumva yarabanje ati nkurikira. Urumva arangije ngwino urebe. Kubanza kureba indorereza ukareba ese bigenda bite. Yarangiza ati nkurikira. Urumva iyo ni rundi rwego. Rimwe na rimwe mu itorero n'abamaze kuza n'abaje mu itorero, ariko nimumbwire mwese turi hano murakuze. Mwabonye aho uruhinja rugaburirwa kimwe n'umuntu ufite imyaka 10? None se ko mu itorero tutagira ibyiciro, bose ni impera rukamatanyo, niko nyogokuru yajyaga avuga, bose baraho mu rusengero rumwe barahabwa bimwe. Uwinjiye uwo munsi kimwe n'umaze imyaka 10 barahabwa kimwe. Ese turabarera duti? Tubanze dutandukanye ibyiciro by'abantu dufite, tumenye amashereka twonsa uruhinja, tumenye igaburo n'igufa duha umuntu mukuru n'ibiryo binombye umwana ufite amezi 6 utangiye kurya, tugende tubaha kuko Yesu yabagize mu byiciro 4. Ngwino urebe, nkurikira, gumana nanjye, guma muri nge. Guma muri nge ni ya level ya Petero yageze hapfa. Gukurikira nukubanza ukawacinga urebera kure, ese ibi bintu bimeze gute? Kwa kundi baza ibintu by'abarokora ariko bakabyitegereza bakarunguruka. Siko bimeze. Hanyuma yamara kumenyeraho gatoya akajya muri nkurikira. Urumva yavuye muri ngwino urebe atangiye gukurikira 11:29. Nanze kujya kwasoma ariko navugaga ibyo byiciro. Noneho yarangiza akajya muri cya cyiciro cyo gukurikira bakora uturimo nka wa mwana akureba nyina ngo bavuga ngo ushaka ngo wibahetse ababwiriza uri mu mugongo. Wa mwana utangira gutuma kamba 2 akayizana, ukamutuma ikiyiko akakizana, atangiye gukora uturimo duto two mu nzu y'ubwami. Cyo mu nzu y'ubwami ariko aracyari muri jani mu rugendo rwo kurerwa. Noneho akagera mu rwego noneho rwo kugira gute gumana nanjye master arakora ureba nawe ukigana, cyangwa se wowe ugakora master akagukosora. Urumva ya yindi muri nkurikira abakora nawe ureba. Noneho muri gumana nanjye wowe urakora agukosora, coaching. Ukagutoza ugakora akagukosora. Uko niko Yesu yabigenje, ni byiciro 4. Yarangiza gumana nanjye, Yesu akabibasigira. Petero urankunda, ragira intama zanjye, njyewe simpari. Ubwo ni ready to die for Christ. Rero abantu ba brûler les étapes ntabwo banyuze muri izo eshero ngo barerwe batoze. Ava kuri ya yindi ngwino urebe gatoya nkurikira agasimbuka
akajya muri hahandi hejuru agashaka kubikora nk'uko Kristo yakoze atagiteguye gupfa. noneho uravuga yuko batabizi barakora oya si ukuvuga ngo barakora ibyo batazi, basogongeyeho. Ariko uwasogongeye n'uwasomye si bamwe. Basogongeyeho bamenya ko Yesu agira neza, kandi nibyo pe agira neza, ariko bisaba gusoma nturi, ukanywa ukamira, kuko ubundi mu bateolojiya kugira ngo ubashe kwigisha ibingana n'urutoki ugomba kubuza ibingana n'ukuboko. None ntabwo wabuze ibingana n'urutoki ngo utange ibingana n'ukuboko, ntabwo bishoboka. Ugomba kubuza byinshi wasomye nturi, noneho iyo usohoye buri usohora duke kubyuzi. Rero ikibazo babandi baza ntabwo bacurika uko kuri, kuko ntabwo waba ukuzi ngo ugucurike. N'ubundi Bibiliya iravuga ngo nubwo tumenyaho gake, ariko still ukaba ufite n'ibyo wize n'ibyo wamenye wigishijwe. Si ukuvuga ngo bisaba kujya mu mashuri ya teolojiya niki. Yesu arigisha na Mwuka arigisha pe, urabyumva. Ariko ukaba hari aho wageze wabambwe ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara si jye uriho ni Kristo muri njye. Ukageraho wumva warapfuye pe, amarangamutima ibyawe byose warapfuye, warangiza ukavuga uti noneho nimuze namwe mupfane nanjye, dupfire muri Kristo, ariko tugira abo tuzana nabo bagere aho ngaho, banyure muri za nzira nabo bagera aho bapfa, kugira ngo abandi baze nabo bagera aho bapfa. Ni ugushira mu kidendezi abantu bagatozwa bagasoma nturi bagapfa bakajya kuzana abandi gutyo. Iyo niyo system Imana idushakaho, ariko ntabwo dushaka ngo tuze twe tubanze tujye tugarama akaguru ku kandi uzajya kubwira abantu wahaze uturi mibe. Ntabwo bishoboka. Mu misozi tubabwira ibyaye, maze nabo bakizwe bihane. Amen. Imana ishimwe cyane. Ariko tukiri kuri icyo kintu, dufite challenge ikomeye, kuko challenge ya mbere ntago twemera ko tumeze nabi. Uja kubwira ingwara arayirata. Noneho ntago twemera nk'abakozi b'Imana, ntago twemera ko turi abanyantege nkeya, ntago twemera ko turwaye, ntago twemera yuko turi bagufi, ntago twemera ko tudashoboye. Twitwara nk'abashoboye kandi tudashoboye, nkurikije point waruzanye. Yego. Nta wagukocinze, ntawe ukocinga, kandi urakora pe. Urakoresha imbaraga, urakora hasi no hejuru, ariko ntago wemera ko udashoboye, ntago wemera ko uri umunyantege nkeya kandi uri umunyantege nkeya, ntago wemera ko utazi kandi ntacyo uzi. Niyo mpamvu ugiye kureba nk'ibibazo dufite uyu munsi mu matorero, cyane cyane ngeweyo ntindamo cyane, ukabona umupasiteri urizengurutsa mechanism, ndabyita ngo iki, urishyiraho ibintu bituma utanyeganyezwa, udahangarwa. None icyo gihe rero abazamuka, hari ikibazo dukunda kubaza abapasiteri, tukababaza ngo ni izihe gahunda ufitiye abantu bahamagarwa, abantu bazamuka mu mihamagaro. Urabwira abantu gukorera Imana, bahagurutse buzuye Umwuka Wera, barashaka gukora. Ni izihe gahunda ufite? Yamara kuzamuka rero batangira gukora, ugatangira kuvuga ko bagiye kukurwanya, baza n'iyindi yerekwa, barwanye yerekwa, ari wowe nyiri yerekwa, ibintu nk'ibyo. Ugasanga Kristo wamwigijeyo n'abantu wabigijeyo. Tubanze tumenye ko tudashoboye, tubanze tumenye yuko tutazi, tubanze tumenye ko tutaramenya, tubanze tumenye ko hari icyo dukwiriye kumenya. Noneho ubwacu nitumara kwiyubaka, nibyo Yesu yabwiraga Petero, nakwingingiye numara gukomera uzakomeza abandi. Rero ntago nzi niba twabisengera, ntago nzi niba tuzakomeza tugasakuza gutya kuri media, ntago mbizi, ariko dufite ikibazo cy'uko abantu ntago bafite ireme ry'ibyo batanga. Katuvuge wenda nko kugira ngo uzafate iteraniro ryirishije imbere y'Imana amasaha 8 kuva saa 2 kugera saa 12, kandi uhanura gusa. Warangiza ukaza kuba ntawe wahaye umwanya ngo umuteke, kuko aba bantu hari n'uvuga ati yaba agiye yampaga umwanya nkamubwira ikimvuna ku mutima. Nibo babwira ibyo kugaruka kwa Yesu kandi turabona ari hafi. Ntubabwira ibyo kuza kwa Yesu,
ntubabwira ibyo kwitegura Yesu, ntubabwira ibyo kubana neza n'abaturanyi, ntago babwira ibyo gucuruza neza mu isoko, ntago babwira ibyo kwihangana mu rushako, ntago babwira ibyo kurera, ntago babwira ibyo kwiyubaka no gukora no kwiga. We gusa urababwira Imana, 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 Imana. Mumvugire ngo Imana, muzane ku birenge by'umukozi w'Imana, muzane amaturo, muzane mbasengere, muzane. Ibi bizakomeza kugeza ryari? Ubigisha kwisengera. Ntago bigisha kwigererayo. Urashaka guhora ubagererayo, urashaka guhora ubagirayo. Ntubabwira ibihe bikomeye tugiye kwinjiramo ngo babwire uko bagomba kuzabyitwaramo, kandi koko turabibona biraje. Ndashaka kwakira umukozi w'Imana Patrick. Reka akantu gatoya maze tumwakire. Akantu gatoya nshaka kuvuga ko gatoya. Sinzi niba wagira. Inshuti bavandimwe, nta kintu na kimwe kibaho hano muri iyi si kidafata umwiteguro. Wabonye ukuntu iyo umuntu afite ubukwe abantu bose bahaguruka bagategura kandi ari ikintu cy'umunsi umwe. Imyenda ikagurwa, amasara agafatwa, ibintu byose, n'umuntu agategura umwenda azambara mu munsi umwe gusa, undi agategura. Iyo mbitekereje, cyangwa umubyeyi wenda kubyara, ukuntu bakora za baby shower, bagategura ibyumba, bagategura ibiki, ariko kwitegura umukwe, kwitegura umwami wacu bifasha igihe kingana iki mu mitima y'abantu? Bifasha umwanya ungana iki mu itorero ry'Imana kumenya yuko azaza? Turabiririmba ngo azaza ntazatinda, ariko tumwiteguye dute? Preparation zigeze he? Uritegura ute kuzabona umwami wawe? Kuko ikintu cyose gisaba, ikintu cyose kicyateguwe, imyiteguro yawe niyo igena icyo uzafata. Imyiteguro yawe niyo itanga ishusho y'ikintu cya nyuma ya kuko kizagenda. Ako kantu ikintu cyose kisaba umwiteguro. Niba amakwe yitegurwa, kubaka inzu umuntu akabanza agashiraho, agashakisha amafaranga, agashakisha uburyo, agashakisha sima, agashakisha uburyo, yitegura kuzubaka, ntaratangira kubaka. Cyangwa ntaratangira no kubona ikibanza, imyiteguro yo kubona ikibanza umuntu akabanza akabika amafaranga, ati amafaranga yagwiriye ngiye gushakisha ikibanza. Ubwami bw'Imana turabushaka dute? Turabwitegura dute? Murakoze. Imana ishimwe cyane. Rero inshuti z'Imana, nimureke mbabwire, ntabwo abantu ari uko batazi, barabizi, ahubwo abakozi b'Imana basa n'abarambiwe cyangwa bararambiwe, babona ko ibya Yesu ari ibikino, barangije baridamararira nko mu bihe bya Nowa. Ariko Imana ishimwe kuko hariho abakozi b'Imana bari maso, babona yuko bagomba kwigisha iby'ukuri kandi bagomba kwitanga by'ukuri. Ni ukuri Patrick suko ari hano, yanyigishije byinshi, nabonye ukwitanga afite. Ariko uzi guheba uburayi, uzi guheba uburayi ukagaruka muri gakondo. Abandi bariho bagenda bajya gushaka ubuzima, ariko wowe ukavuga ngo ya ngiye gukorera mu gihugu cyambyaye, mbabwira ukuri namenye nkubagezeho. Ibyo bintu byaramfashije kandi byafashije benshi. Imana ishimwe cyane. Rero inshuti z'Imana, nimureke mbabwire, wowe icyo wamenye kigeze ku wundi, kuko igihe cyo kirageze pe, kirageze. Ariko ntitumere nka babandi. Hari ibintu bijya binyigisha, ababyeyi bacu bahunga, barahunze, bamaze guhunga aho bahungiye ngo banga guhinga. Urumva? Ngo banga guhinga, ngo turatashye, banga kugira ikintu bakora. Barangije iposho rihagaze, inzara irabica. Sibyo? Ariko jyewe abo nababwira ngo nimukore kandi mwitegure, kuko Yesu yavuze ngo ntazi umunsi n'isaha. Haleluya. Yaba imyaka 10, yaba 20, yaba 50, ntabwo tubizi, ariko icyo
tubona cyo nuko ibimenyetso biriho bigaragara. Ndashaka kwakira umukozi w'Imana Patrick. Hari byinshi nabonye azigiye wandusha ku giti cyanjye, aracukumbura cyane. Iyo tubonye ibimenyetso by'ibihe turiho tubonamo muri Bibiliya, muri za Matayo 20, muri Luka 21, mu byahishuwe, tubona byose ubutegetsi bw'iyi si buriho burabyegeranya pe kugira ngo bukire muri gahunda. Wabwira icyo abakozi b'Imana badukurikiye muri aka kanya? Imana iguha umugisha. Nihangane twazanye mikoro. Ya nukwihangana cyane nuko utawe ndabizakemuka. Amen. Tumaze isaha irenga hafi n'iminota 10 turi muri ubutumwa bw'ingenzi bwo kureba ese ibyo twagakoze turimo kubikora, ese itorero rihagaze gutya. Umuntu wakurikiye ubutumwa ndakeka ko arimo gusobanukirwa byinshi. Nta byinshi ndi buvugeho kuko mbivuze twagera mu masaha 2 sibyo, ariko tuvuge ko urabukora mu bice 2 tuvuge ko ari nk'igice cya mbere, utabiza bari icya kabiri. Okay, noneho bavandimwe, iga abakozi b'Imana bavuze nuko wakongewe ndongeraho gusa n'umurongo umwe ndi busome mu Batesalonika 2, ibice 2 ndasoma ku murongo wa 3. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ntihakagire umuntu boshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Umurongo nashakaga cyane n'uwuhe? Ntihakagire umuntu boshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho. Mu Gifaransa havuga l'apostasie. Apostasie ni kwimura Imana, kwimura Imana completely. Nukuvuga ko isi turi mu gihe cyo kwimura Imana. Ni nayo mpamvu ubona amatorero, abakozi b'Imana batandukanye barimo guta inshingano zabo, kuko kwimura Imana kugomba kubaho. Ni nako kuzabanziriza kuza kwa Yesu. Uriya mugome ntazagaragara physically hatabanjeho kubaho igikorwa cyo kwimura Imana. Kwimura Imana ni iki? Nugushyiraho ibyo twari turimo kuvuga hano, ubuhanuzi bucuramye, tuba twimura Imana. Ijambo kugoreka ijambo, tuba twimura Imana. Gukura ijambo mu bantu, turi muri phase tugiye guhabwa Bibiliya imwe. Isi yose izi ngizi zacu zigiye kuvaho, ejo n'ejo bundi ziravaho. Ibi ngibi tubona societe biblique irimo guhamagarira abantu ngo babahe inkunga yo gushyiraho yo guprintinga za Bible, ni byiza cyane, ariko ntibizamara iminsi, kuko inyungu z'uyu mugome atarahishurwa zigomba kugaragara, zirimo kugaragara mu buryo bw'amayobera akomeye cyane. Ni ukuvuga ko iyo Bibiliya iyi ngiyi dusoma uyu munsi, ni nayo mpamvu iyo tugeze kuri iyi point nkunze kubwira abantu ni n'abakozi b'Imana dutoza abantu gusoma. Ikindi cya kabiri, tubakure muri Bibiliya za telefone, kuko imaze kuba icyorezo. Ejo bundi nagiye gusengera ahantu, numva muri nge natwaye Bibiliya yanjye y'impapuro, numva muri nge ijwi rimbwira riti reba iburyo n'ibumoso urebe ninde ufite Bibiliya. Nararebye, hari harimo abantu imbere yanjye bari bahari, inyuma iburyo n'ibumoso, ndazengurutsa amaso, nta numwe nabonye ufite Bibiliya y'impapuro. Ese ushobora kumbwira ngo yo muri telefone se yo si Bibiliya? Yego ni Bibiliya, ariko imirongo imaze kuvanwamo ntushobora kuyibara. Ikindi cya kabiri, mu minsi iri imbere bazakubita hasi ibice byose bibabangamira muri telefone. Igitabo cya Daniel igitondo kimwe uzabyuka kitarimo, ibyayishoye hana bitarimo. Matayo 21 bitarimo, Matayo 24 ibice 24 bitarimo, Luka 21 Mariko 13 nta irimo.
ibi ngibi turimo gusoma hano reka ikintu cyose kivuga kugaruka kwa Yesu icyaha n'ibiki byose bitarimo iyo apostasy kwimura Imana niko kubanza kugomba kubanziriza kugira ngo abahanuzi b'ibinyoma babe benshi kandi bazayobya benshi. Herezi nukuri kuvangiye exactement nukuri kutari 100% bongeye mutu kwavuze amata y'amajago bayumujago bongeramwe amazi ni kwa kuri erega na Satani avugana na Eva yamubwiye ukuri ariko ngo harya Imana yavuze ngo ntimukarye Eva aramukosora yitekera ni wamuhaye information kwemerewe kurya keretse igiti kimwe. Satani n'ubundi akoresha amayeri afata ukuri gukeya akavanga utuntu. Yes. Yeah. So niyo phase turimo kurya kwimura Imana kugomba kubaho. Iyo Bibiliya ntivuga uko ikwiriye igitondo kimwe dusange yagiye iyo muri telefone uko telefone yi-updating niko izagihinduka. Bibiliya izahinduka nkuko ibindi byose muri phone bihinduka. Niyo mpamvu umukristo umukozi w'Imana muri iki gihe easy tujye tuzifashisha just ariko Bibiliya y'impapuro tuyibike hafi. Igitondo kimwe bazatubwira ngo nibajya bayisanga mu nzu yawe uraba ufite ikibazo kuko bazayibara nk'igisasu cya kirimbuzi kuko barimo kuvuga ngo isi irimo kuyobeshwa n'abantu kubera Bibiliya. Iyo ngo barimo kubateguza kubabwira ngo Yesu araje ngo murashaka kubangisha iterambere ry'isi. Okay? Iyo ni politiki ikomeye iri ku meza y'abakomeye b'isi bagomba kureba uburyo ki abakozi b'Imana batandukanye bagomba kuyoboka izo system. Aho niho baje gushyiraho ikintu cyo ibintu byose bigomba kuba kimwe. Bibiliya plutôt idini rimwe, government imwe, ifaranga rimwe, irangamuntu imwe, ibyo byose ni phase ziriho zidutegurira kuza kuriya mugome. Muri politiki yawo bakoze ikintu kiswe agenda 2030 agenda 2030. Iyo agenda 2030 muri bo nuko muri 2030 umupresident umwe uyoboye isi azabe yicaye mu ntebe. Bibiliya twebwe ni antikristo bo bafite gahunda bamaze gutrasa ariko itorero niye gahunda tumaze gutrasa. Turi mu biki kandi ntibizabaho uku kwimura Imana kutabaye kuko niba kugumizaho imigambi yawe irafailinga umunsi ku wundi. Kugira ngo igerweho bagomba gushyiraho ikintu kimwe ubumwe idini rimwe niryo rije kwangiriza ibintu byose. Interface Rwanda Interface Council, Burundi Interface Council, Uganda Interface Council, US Interface bibe kimwe gikuriwe n'inzego zikomeye zo hejuru. Hanyuma twese nk'abanyarwanda nk'abarundi nk'abaganda n'abanyafrika tube dusunikwe kwinjira muri icyo kintu dukore icyo bo bashaka. Hanyuma y'ibyo twese tube mu murongo umwe kwa kwimura Imana kube kubayeho. None Imana ntivugwe mu kuri no mu mwuka. Tayari tube tuguye mu mutego w'inzego ziri hejuru zirimo kuyoboye isi twe tutabona. Amatorero n'amadini nicyo ubungubu bashishikajwe kwinjira mu ntuzi imwe. Okay? Kwinjira muri gahunda imwe. Sibyo? Noneho nitwe tugomba gukanguka abakozi b'Imana tugerageze dusubire ku isoko y'ijambo. Hanyuma tubwiriza abantu kuri. Uko kuri ni kutabaho benshi barayoba ariko mugomba kumenya ko uko kuri kuzabamo ibitambo ntago kuzizana. Reka da ntikuzizana gusaba abavuga butumwa bandi atari babandi twari tumenyereye. Abaprofeta abahanuzi abapotre ababishop buzuye umwuka babanyamwuka bari mu kuri no mu mwuka nibo bagomba guharanira ikintu cyose gishobora gutuma ukuri kw'Imana kongera kugaruka kugira ngo ya apostasy kwimura Imana kurimo kubaho kudakomeza kugira ampleur nk'irimo kubaho. Ariko nibikomeza itorero ry'Imana riragwa munuza kandi babakobwa ubu nibwo nsobanukirwa cyane umugani w'abakobwa 10 mama yavuzeho. Ubu turi muri icyo gihe kabisa. Abakanguka bakanguke, abasinzira abiteguye kuzumva